glycerine nkeya ku ruhande rw'iburyo ese komeza witwikire Hi guys, muraho neza kuri Kecapu. naringize ngo ntago ariko turi yewe ndabese bigenze bica cyangwa bitari blague ntago naringize ngo ntago ariho turi Igo. era ishete ndebye Mumeze mute nago turabashyitsi hano ni iwacu urumva ubyaga byemeye cyangwa kuneza no kunabi mu byaga cyangwa byemeye tubahaye ikaze nanone uyu munsi mwiza w'umunsi wa gatatu w'icyumweru cyangwa ukwezi ni wa gatatu w'icyumweru tubahaye ikaze ku muryango mugize abantu bangahe meruka hari ibihumbi isase nkane ariko ibyo byo turi umuryango mugari kandi turabashimira ko mukomeje kudushyigikira mukomeje kutwereka urukundo hari abantu tujya duhura bakavuga ngo tuzasuze Kecapu ntago tujya tumusuhuza tuba ni ukuri pe ntago batuhuza ese njye ngombaga ngo hari umuntu umbwiye ngo musuhuze naze n'izina rye none ryari umuntu umereye nabi wambwiye ngo mbaye nimero ngo wamaye ngo nimero ya bampinga njyewe rero ntabwo njya nanga nimero y'umuntu ntabanje kumubaza ndabyanga ari Josette se ko nimero zanjye zishyize ku kiganiro tinyuma ni ukuri kwiba ubu ni 52 n'abandi barenga ni abantu benshi b'umumaro kandi b'agaciro Imana ikomeze baho umugisha kandi mukomeze mwaguke sa umwaka utararangira uyu mwaka urangire twese dufite tuzafeta turanywa wayini mu buzima bwacu ndabaruzi tuzavanga n'umunyu kugira ngo bihinduke ndabaruzi muri kunywa wayini naseka nakinishije abantu bikabarenga niho harimo inzoga haramu kwa Muislamu oya ntabwo harimo inzoga ariko byari bibi kurenza inzoga oya ni ibintu byo kunywa cyangwa ibindi bintu urabibuka twakozanye na ba Kevin ntabwo yari kamera yuko yari ihari ya yindi yo kurya hariyo Josette ajya abwira abantu ngo ahita shuna nka karoti cyangwa urutoryi arurye mu kiganiro cyangwa ahatesha nk'ikijumba amenyo Josette ngura amapare njye uzambwire ku kijumba najyatisha ariko mwebwe mwaje gucuranwa kukize nko ku nyama inyama yancura kubera ko yambaye hejuru gusa uhumura nta kintu nagucuramo kuko hano hirya ntabwo ari mazima yego njye ariko warambonye njye nta mikino njye ku kiryo ndi mudanje nanjye ko ku bugari ndakwemeza mbese uzagaruke ni ukuri ko Imana witwaje Stella uzagaruke Stella si we yamfashije iki Stella baseka gusa araseka undi ari inshuro nk'eshanu 18 aho eshanu njye noneho ubugari itonge 3 bita numva isereri numva nshaka nko cyakora ubugari nanjye narya bwinshi ubugari na special nabirya special ntabwo ubugari nzi kuburya nkatagurya ndahita ikunda cyane njye ntabwo nikunda hano iriho akamayoneze n'agakecapu n'akaneri umuntu wanyigishije guteka yajyaga avuga ngo umuntu utarize hoteleri yahimye inda ye ntabwo yahimye abandi ubu ngubu umugabo wawe umutekeye bimeze neza na nijoro namuteka ni iki kintu uzi guteka kurenza ibindi pilawu keca wazatubaye ukatutumira tukarya pilawu ariko uku kwezi tugiye gutangira bitarenze ku itariki eshanu ni iki kintu uzi guteka kurenza ibindi bintu byose ikintu nzi guteka kurusha ibindi byose ni umuceri imiceri mvuga gutya uzadutumira njyewe nzaza iwanyu na kamera ihari nze gufinya nta kibazo Kecapu ni ndahaga ngaza bacinza ndashyamo amavuta menshi wage vuba oya nzaca inzara kugira ngo mbone uko mfinya oya inzara nzi neza ko nshobora kuba nzi guteka n'inyama
zitarimo ibintu by'ibisosi. Shema nta kintu wumvamo. inyama nta kintu byumvamo se. Shema ntago wazi wacu. Shema akunda inyama. Banza niyo umuntu ayirya. Inyama zifite amazina. Apana za nyama umenye. Uza ikibazo nuko tutazabifilima ibyo Hoya tuzabikora. Tuzabifilima. Ariko bitarenze ku itariki 5 tugomba kubikora. ko nzakwishyuza harimo izitwa Shema. Umushishito barazi ko bwiye zose zivuga urushyi rw'akaboko ngahore iya ndi mu isombe yitwa hari iyo namenye bita ngo ni inkuru abari ikidari bashise ihita yitwa ngo ni inkuru hari n'indi yitwa ijari ijari ujya ukunda kuyirya itogosheje itogosheje cyangwa mu isombe kuko yaba uri kurema undi muntu mu isombe ahubwo nyirya mu isombe yararyo ndahitahana abana banjye nabyumvise ibiryoshye birimo imisokoro myinshi kandi nkunda imisokoro jya nyirisangira tuyirwanira no mukuru wanjye twa Germaine turarwana gutya inkundura imisokoro tukabara intebe kubera icyabaye mwinshi hano ari mu biganiro byanyu batambuka kuba i Burundi biramunaniye rikumva tuzaza bitarenze ku itariki 5 ku itariki 4 niba bitarajya nawe ese keca ntacyo wibwiye ko 5 uzajya biri serenge nkunda umuceri kandi watetswe n'abasilamu uko waba umeze kose tuzateka nk'imiceri y'amoko 3 ubundi uhitemo iyo ushaka byose nzayirya gake paka uzakundamo turatuzana hano nari rwose ariko urago paka mbabyaye paka mbyaye nzazanze abanana bameze bate afande ameze ate afande dese yadusuje ako shawura muhemukira ujye umuzana kuri kamera ukamuhemukira ntago bikunda ubu no kuzongera kumubona biransa ibintu byinshi biransa ceceka sindarangiza kwishyura ibyo nagiye ndakize twakoranye game ariko ndaza mwajya mumera nkanjye mugafata ku ngufu oya njye ntabwo wamufata ku ngufu yanakiruka n'ubundi nawe umuzanye ibintu by'imbaraga kugira ngo nta tegeko rihari niribaye ahubwo tubonane nusoza uhita umbwanze murebe oya njyewe sisipirize se nkamuzana agasaga kamerera aha njyewe ibyo by'ibisiripurize ntabwo se twashatse kumukora siripurize ku munsi twasezeraniye akabyaga ati reka ibyanyu ndabizi ntabyo dukeka niba ari nijoro byibuze aho ndapfa kuba reba nk'ubu ngubu nahamagaye Mpinga imbere na mbere nta kumusuhuza mpita mubwira ntabwo ari plan ntabwo ndi imbere hari ibintu rero umuntu aba akuziho keca ko kwitaba ni ukuvuga amagambo ya nimero ntaze noneho Clarisse ariko wazamuhabuye ukamwereka ko mutiganye nzakwereka kandi aho yihamagaze yigize nk'umusazi ijwi rye ntayoberwa hari abantu ntayoberwa njyewe ari ijwi ryanjye wahita urimenya kubera ko ntabwo nakigira umusazi ngo nahita mbivamo njye n'umuntu umaze kureba inshuro zirenze 2 amatwi aba yangiyemo hano sinzi ukuntu meze ndumva ndafata ndahumurirwa ni uko ngukomeze rero ni nk'umuntu nanze ariko Shema yambabaje Shema yayishe kabisa Shema nawe rwose ntabwo tubwira abantu umunsi ntabwo twaje kwamamaza amavuta ni game tugiye kwikenera tugiye gukora tujya mu magambo twabanza twayisobanura cyane ntabwo muri buyumve ahubwo tugiye gutangirana n'umuntu umwe muri aba babyeyi kugira ngo uyu ni umukobwa n'injye mubyeyi niko bamenye yambwiye ngo niwe bigaragara ko uri umubyeyi ibindi bireke ariko uyu nguyu akuyemo impeta akagenda mu muhanda umuntu wamenya ko ari umumama ni uruhinja kubera ugurira imyenda mu myenda y'abana ko yandi inyoni se kuri inyoni nyine biri sere ejo twagiye kugura imyenda akuramo udupira tumukwira imyenda y'abana turi kwimana mu myenda y'abana abana b'imyaka 10 na 10 hano hejuru uri muto ariko ni byiza ujye ubikunda uzi nkanjye ingana gutyo kuko Imana ireba izaguruka ikabica amababa ntiwazongera kwambara ego akakeza akadomo k'umwenda nyine ubwo mutwihanganire twagiye ninde uri butangire
reka nanjye nare ariko nureba ntabwo ndeba fatiraho umujitandese yewe mukayirera we noneho habaye mu mwijima burundu umujitandese wawugize yego amaso arambya pe nta kintu uri kubona nta na kimwe habe na kimwe habe ndanisinzirije kugira wareba se ukahita utokorwa noneho ikintu gihari ya telefone nayikuyeho ibintu ndi bukubwire nutabikora turafata aya mazi turakuhagira nta rubazo inshuro 3 mushyiremo hano niho nshyushye cyane ubu umuntu yasuka ashaka noneho nigusukaho nako nubikora ukaba uvuyeho ubwo ninjye wihita ujyaho ubwo uzajya kumena amazi ntuzajya ukurikiraho twagiye ko nta mpuhwe dufite na hasi sansedo nayisize umwaka n'igice muraziranye turaziranye iranzi nanjye ndayizi ugiye kutubwira zirahari zose nyine ari 3 ugiye kutubwira ariko ntabwo ukoraho uratubwira ahantu harimo glycerine yuzuye ahantu iteretse amacupa nyine aregeranye uratubwira iri hagati ni irihe nyine ngo utubwire ngo glycerine yuzuye niba iri hagati ubwire hagati utubwiye niba iri ku ruhande ubwire ku ruhande rw'ibumoso cyangwa rw'iburyo glycerine yuzuye irimo hagati uri kureba ni izina ry'Imana ishobora byose ni ukuri kw'Imana ngo mbeshye ngakuraho yego ariko twavuze ko ari 3 oya 3 byari kuba iyo yica yego ngaho nako ningiye kanguma ko basa ndiye ujye uzirika gahoro aya mazi ariko cyane njyewe wa mbere iyi plante se ko bikurangiranye nta kundi n'ubundi ufite gahunda yo gukuraho yego niba mfite ubwoba ndayagusuka ariko we glycerine oya mbwira amavuta yuzuye hagati kata reka kubeho uzi ko nta yindi kariso nazo murebe mikoro z'abandi gusa bwa gatatu noneho keca glycerine yuzuye iri ku ruhande ruhe rw'iburyo ngwino yewe urashiramo kaso mbega amaso ko yandiye we noneho nibarimena amazi ndahita mpfa n'ukuntu icyiza gihari ni ukuntu ngwino ategeranye n'imeza ni ahantu murera mwibuke mikoro y'abandi gusa ugiye gukoraho utubwire gukoraho gusa ugiye gukora ku icupa para guterura utubwire amavuta uruhande arimo atari glycerine n'abiri gusa n'abiri ari ku ruhande rw'ibumoso amavuta ariko ndashaka bana wenda ndapfuye noneho dore turabigumisha gutya keca wowe uri muteguzi mwibuke ngo kamera mwibuke mikoro gusa tubwire ugiye gukoraho utubwire oya kora ku mupfundikizo gusa utubwire ahantu harimo glycerine nyinshi warekeye wakozeho genda glycerine nyinshi iranyegereye hano sawa kuramo uyirebera kwegereye mpaho wahetse nkabigukorera kenshi uragatindi reba hanashize noneho muri komenti neza kandi washakaga hejuru yego niho yarateze ngo yateguje amabere ntabwo bikunda ikibazo mwese ndabuhagiye ariko ubutangaza amaguru gafata mikoro mu ntoki ntakundi
nsubiyemo Subiyemo nongeye Nongera n'udutoya twumenye. we uzi ko byongeye Okay, ugiye kutubwira udakozeho. Ahantu hari glycerine yose. yuzuye ahantu hari glycerine yuzuye ni hagati Ongera ugomeza wiyambara igitambaro. ndarize we noneho bigezeyo Twagiye. Ihute. ayiwe Noneho tubwire. ibyo nashaka ndabibonye we kandi ishati si yanjye nayitiye baranyica Koraho. Tubwire ahantu hari amavuta. amavuta ari hano iruhande rwanjye Urarokotse. Kagezemo n'amazi. keca urambabaje Imana ifashe nsimbuke. none ndaguha Kuko twese hatumenetseho. Njye nawe turi group imwe. Keca ugiye kumbwira udakozeho ugiye kumbwira ahantu glycerine yuzuye Iri ibumoso. urarokotse mwana uyu munsi Naje nasenze. rusibiye aho runyurayo Jose ariko nanjye Imana ndasa imfashe. noneho wambaye akantu nta gakoroheje kibazo njye nta kintu ntazanye Usukemo gutya. murayuraho oya ubwo ari ubugome Ugiye kutubwira ahantu hari glycerine nkeya. iri ku ruhande rw'iburyo Jose komeza Komeza witwikire. ageze hehe dore ukoresha ngera Imitakire y'abantu iratandukanye. Ngaho tubwira ahantu amavuta ari. gusa ntabwo ari ibumoso urabikakata sha uzakubwa umennyemo neza mbese mbyumva ni ni neza igezweho noneho aha ari kugenda paul niho yaciye yawe mukayirera kandi ubu neza umuntu atutse arabona ndi kwitatsa kuko ari umukara aha mbo mana naragusenze ndi muri Kongo unkurireho mu mbuto byabaye nko kupipa ndagusenze ngungure Kecapu na Jose Tubwire ahantu hari amavuta udakoze. hagati ibintu byo kudukuriraho Kecapu ahantu batwite ntabwo Imana ikunda kubona Keca Mana ndagusabye umbe hafi. Undindiza imanga. Keca tubwira ahantu hari amavuta udakozeho Hano. Keca ubu ni ingero ugiye kubona Nawe bikore wikinira Imana irakuriye. iyo utagiyeho mba numva nta mutima mfite kubera iki koraho utubwire ahari amavuta nako ahari glycerine yuzuye Nituzo. n'ituzuye glycerine yuzuye iri hano Yakoze arabyina. oya ntabwo yabyina ntabwo wabyumva ntabwo wabyumva ntabwo ushaka kubyumva kuko nzi ko nkozeho gutya mwahita mubwira ngo wabyishe ni njyewe Ni wowe. Ariko twese si dufite fone zimwe. ugiye kuzana fone ariko nawe re Sorry kuri telefone. ahubwo turakoraho poshete turakoraho poshete kuko poshete yanjye yahita yiranga Mi. Koraho utubwire ahantu hari amavuta. naha hose Hose zose ziriho. aya mavuta nayo Spata. Njye ugiye kukumena. Oya wikwifatisha aho ngaho so nshaka. urabizi neza ko arashaka ku izina ry'Imana Kangwa baretswe ngo udusuko twanjye batunsutse nijoro impuhwe ko ari dushyashya. Twakomeje. ugaha amavuta ari Do yakuyemo. wa kigabo we nari nabyibagiwe Amavuta ari. iburyo sawa nyine uburyo bwawe Gumamo. ariko Gumamo. Shaka negereye. Yababa we Rose uri umugo. Yesu we Rose.
Uswajya ndisobeye. Poche de ziramenetse. Ariko ngo yavuga isaha yahitaga ngo yahise ngo iki umunsi mu bikora. Ntabwo mbyibuka. Niba ari iki? nimba ari isura nimba ari igiki Tubwira hano hari glycerine yuzuye idakozeho. Shari hagati. Iki. Ndacyangwa. Yowe furabana. tukarangiye Gatatu. Usigaje rimwe. Asigaje rimwe nose ndufata kandi atarakugira. Yesu mwiza Mana we. Mana ndikumva nagukopeza. Oya byiworere ndakumera muri iyo plant. Ngaho ngira hano hari glycerine y'igice. Ni hagati. Ase wabaye iki? amazi yacu urayamaze Ngaho tubwira hano hari glycerine yuzuye Iburyo. Sha. bisamo igazi Ndacyangwa. man of the man No. Byose ndabikuramo. Nombe bihe. Ni impanga biri kubikora nagari. Rose. Kubite. Ndarenganye. Ngaho tubwira hano hari amavuta niwicwa ndagukopeza. Ndapfuye. Ziko narize. Amavuta ari he? Shari hagati. Keca yawe. Nta rwango rurimo. Keca. Ndaje ndondeye Mana. Nuko wamaye abana babiri b'abahungu n'umukobwa. wisabiriza. Usaba. Wiza n'iby'umurengera hano. keca kajya kuvoma amazi kuko nshobora kuyamena ahantu hagiye hatandukanye Keca. Ngira ahantu hari amavuta. Hagati. Urabikoze. Ya. Iyo ukoze icyaha wikinira bari icyaha. Nisabye Imana wikinirira kumva. Wedo. Ziko natose shado. Twagiye. Tubwire ni dutatu twose. Ugiye gukora tubwire ahantu hari glycerine yuzuye. Swata. Haguruka. Amaguru. Kugira ngo wumve ko biri seriye ibintu. Intebe ya mpinga sha iratose. Yatose yose. Twagiye. Sha yego kusiko yatose glycerine yose. yuzuye. Nakora. Uyakoraho nta kibazo. Yararokotse. Ariko ntacyo yagufasheho. nkunda pe Wa mana we, niba waramaye gutwita no gusafaringa muri aba bagore wibwire nanjye. imana ibikubwire irabikubwira ko yaguhaye gusafari ngo ugatoha Kanagera imbere. Fata dukora ka phone. Haryo byatangiriye kuri wowe. Ni jye n'ubundi nige Tugiye gusoreza ahangaha ko n'ubundi amazi agiye gushiramo note dukora phone. ntabwo ushobora gushira tutageze kuri Josette. Agomba kungenda tukayirangiza kuri uriya. urwango Ngaho nyanga kora aho tubwira ahantu hari amavuta. aya Swata. Josette uramukunda ariko nawe aragukunda tu Urahagurutse. Uzanye kamere hano. Yabega n'abagesa n'abazigaba n'abacyaba. reka ngende umwana mwiza mena hejuru Okay. Yego hejuru niho habi noneho ni kwa kundi igikoma kigutwika kigatwika n'umusatsi no we. Ngwibakizemo yandi. ndayazana ariko Hariya se ntajya haba robine. siko natose Watose se watwakundusha. Ngaho uhitamo mu gihe ataraza. Kugira ngo bedindire amazi reka ndindire byose dansi. Ariko wamana kambe nkuraho kaba. Aho yasha ngwino ntago ari ujyemo ko mbona phone ye se imeze nk'iyawe. oya baba Ko mbona si yo yahita yikoraho akayumva. nta muntu wayumva ni ugukora kuri inyuma gusa. Ukavuga iyo ari. Ugati yanjye ni Twagiye. ngambwe Kora kuri glycerine yuzuye. yuzuye ni higo Anishe Ni ngewe harya. ngo harya harya Nari mbyibagiwe. Hariya turi mu biki. sawa
ngaho koraho utubwire glycerine yuzuye. Ni Ako se keca. Cyane nari kukumenaho amazi. Nari kukwitondera. Urya icupa rigushira. kandi turasoje. Nta Turasaje. kibazo. Mana dufashije icupa rishirire hano. Yesu mwiza. Ariko ubu nzakina game zo kurya birizo nsinda gusa. Bikira Mariya we. Tubwira udakozeho ahantu hari glycerine yuzuye. Harimo kureba. Izina ry'Imana ihora. Ubuse ndi kunahareba. Okay, ntacyo. Byarangiye? Ese turasoje. Tujye kuri Rero. Imana yagira ngo ndawe. Sasa nago Man of the match ni wowe. Ibyo cyane jewe rwose. Pega ibintu. buri muntu nakoremo nyine akanuza. Akaposhete se. Akaposhete. Okay. Kuramenya ntare. Nugukora inyuma. Tugiye Nta nubwo zisa. Urakora uvuga ngo icyatsi ni. Uravuga ngo iyanjye. Umuntu wese akore kuye. Nyine avuge iyi. Katubaye. N'ubundi umuntu ushinzwe gutangiza match none. Nubwo baratumena amazi. None. None. Bazimuza n'umunyitura igati. Mutinda rote cyakunda. Ubwo yakukunda umunyire. Turiyangiye. Wagira ngo n'abana mugira. Ko zidasa nabi. Cece. Mwana wanjye akora kuri phone nta mumene. Byetse mukubita cyane. Kora kuri phone yawe. Squata warangije. Oya nago nari ngiye none se wavuga ngo nkoze kuri phone yawe. Wavuga ngo phone yawe ni iyi mvuga ngo ni iyi. Iri hehe? Phone yawe hano hari phone 3 sibyo? Ujye kutubwira yawe ni yakangaye. Iri hehe? Iburyo ibumoso hagati. Iburyo. Squata. None turamena. Naka nkomenere. Ese ni Mushyira mu kwaha nahagiye pe. Nta kibazo ndabigukorera. Jose uragati. Ese tavuga dushyira mu kwaha. Ongera utubwire. Iyawe. Ahantu phone yawe iri bumoso. Yego. Mana yanjye kundi Imana ikunda abantu batwite. Yaguhoye. No ketra. No tubwira ahantu phone yawe iri. Shayiri bumoso. Yego ko kigali. Ariko. Nta nubwo twigize tunahindura. Ngo umemere mu kajosi. None se kangubaza. Namenye ko iburyo cyangwa ibumoso. Iyo ndapfuye. Iri he? Iyo ndapfuye cyane. Iri he? Shayiri hagati niho natavuye. Ni telefone yawe iri he? Ako namwe muri kunshayira ibumoso. Urabikoze. Yitarakaye. Ntago bikora. Wowe. Ese umuntu yaje adafuze imyenda. Adafite indi myenda. Oya yaragize imikoro ikagishoka. Kuri mikoro iryana. Keca. Telefone yawe iri. Sinkoreho. Ntukoreho. Iri hagati. Shakeca ibyo bintu ntabwo twabyemera. Igamo kuko ari wowe yisayira. Nibigaruka hano tata dusoza. Oya birarangirira ko ninjye watangije. Ukuntu uri kwiga game yewe. Ngwi. Phone yawe iri. Iri buryo. Shasfat. Fata mikoro ubundi umpa agahenge. Tukanya. Uko ari kugenda ari kugenda. Tubwire ahantu. Nakozeho. Iri hagati. Barume mumeneho. Kafata mikoro y'abandi. Keca. Tadi. Ego. Muratumena mpaka. Phone yawe iri. Iri buryo. Yewe. Iyo ni impanga yawe. Yewe gawe. Ari kunyara rosette. Reba. Zitari nyariye mu bahanda. N'imikoro irashobora.
yawe ejo se nutabikora ndatamubwira natubwira ahantu irimo hagati Uciye mu musatsi agiye gusukisha. nta kibazo kandi ujya mwicara se Keca ntabwo uri buvire amaso ubu birarangiye oya irihe amazi agushiriyeho nyabu yewe none bibaze ko bari kunyacira mu mutwe nkahita nicurikaho ngahita yashyira no ku wisobe ngatubwire ahantu irimo hagati icyo baba we Jose birarangiye mwakoze kudukurikira imana ibamera umugisha Jose nawe wakoze kwitaho the match ubwo se ngo bikugendekeye bitera match yarangiye match igomba kurangira kuko ndabona byaba ari uko nta kintu cyishyira ukuntu birangiye wisobyeho mureke duhagarare barebe umuntu watose ndakwiyaje Ruze ko imyenda y'imikara mbuye mundebe igufashe iyo itibonera njyewe naho bamennye byagize byumye njyewe rero biru njyewe nanidumbaguje siguze do kuva aha hose tugende ndagukorera ibintu do hano hose mutareba ngo ni umukara rero ni njyewe watsinze nawe watsinze mbega impanga ubwenge bwayo do zero mwakoze kudukurikira imana ibamera umugisha impanga ndazitsinze ubu nanjye nizinyishyura muzansabire imbabazi ariko nzagukorera ibintu kamba ngo nta kintu bitwaye imana ibarinde turabakunda mugume hano mugere ahantu hose